Umukobwa wiga ku rwunge rw'amashuri ya Rwikiniro ni ishuri riherereye mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo yakoze ikizamini cya Literature in English abonye ko ibyo yabajijwe atabizi bishobora gutuma abona zero aragica ajya kukijugunya mu bwiherero. Ibi byabaye kuwa mbere tariki 14 Nyakanga 2025 ubwo abiga indimi bakoraga ikizamini cy'ubuvanganzo. Ubwo abandi bari gukora, umwe mu bakobwa biga indimi kuri GS Rwikiniro yarebye ikizamini yabajijwe asanga atari bukibashe ahitamo kugica. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimbogo Musonera Emmanuel yabwigiye ko uwo munyeshuri yaciye ibisubizo yari yatanze ku kizamini cya literature nyuma yo kubona ko hashobora kuzabona zero abandi bakamuseka. Yavuze ko nyuma yuko uwo mukobwa abonye ko ibyo bamubajije adashobora kubitsinda ikizamini amasaha yo kugisoza ageze, aho kugira ngo atange ibisubizo yatanze kiriho ibibazo, abarimu bagira ngo yatanze kiriho ibisubizo, ikindi arakijyana aragica akijugunya mu bwiherero. Gitifu Musonera kandi yakomeje avuga ko ubwo abarimu n'abandi bakuriye site iri gukorerwaho ibizamini bagenzuraga niba abanyeshuri bose batanze kopi ziriho ibisubizo, basanze muri iryo shuri harimo umunyeshuri umwe ubura, bagenzuye basanga hari umukobwa watanze kopi y'ibibazo. Uyu muyobozi kandi yavuze ko uwo mukobwa yagarutse agakora ibindi bizamini bisigaye kandi ko nta kindi kibazo cyagaragaye. Kuri ubu abanyeshuri barenga 255 bari gukora ibizamini bya leta mu Rwanda hose, abari gukora ibizamini bisoza icyiciro rusange akaba ari 149 n'ijana mu gihe mu cyiciro cya kabiri abari kugisoza ari abanyeshuri 106,364.